always ku mbuga bakunze ba Dekadablaw. Aya masaha igitaramo cya The Ben aka kanya kikaba kigeze ku mwisho, kikaba gisojwe. Igitaramo cyari kitezwe n'imbaga y'abantu nyamwinshi, na n'ubwo bakicaye bategereje ko uyu muhanzi yaza kongera akaririmba nyuma yuko bagisoje bavuga ko amasaha yageze. Ariko n'ubundi iki gitaramo aba basore bagitangiye cyangwa se The Ben bagitangiye babwiye ko amasaha n'ubundi cyo gutangiraho yarenze. Abahanzi bari bateganyijwe kuba baza kuba baririmba muri iki gitaramo kaba yari Babu aka ari Bushari, hari uyu The Ben, hari Satbi, hari Big Fizzo n'abandi benshi, ariko byaje kurangira haririmbye Satbi na The Ben. Rero nk'uko muri kubibona ngaho, abafana ntabwo bari kubyumva uburyo ki bishyuye akayabo baje kureba umuntu aheza akaririmbira utuntu duke bari bakimushaka cyangwa se bari bakimukeneye. Byinshi ku bijyanye n'icyateye cyangwa se ibyatumye igitaramo cyaba cyatinda kuza gutangira turaza kwimenya, kuko ibikishe inyuma ni byinshi. Gusa uyu The Ben yaririmbye indirimbo nyinshi, harimo n'iyo gushima Imana yakoranye na Dr. Muyombo Thomas ariwe Tom Close, yitwa Thank You. Yageze hagati barashima bavuga ni iyo Mana irakomeye, iyo Mana itabura guseruka. Wabonaga ko yari yishimye, ni nko kuvuga ko Imana yabigiyemo cyangwa se ntawahangana na Tiger, dore ko ari byinshi byagiye bivugwa. Abafana rero baricaye, n'ubu ngubu baracyicaye bategereje ko nenda ntibariyumvisha ko The Ben yaba yasoje kuririmba cyangwa se igitaramo nyine kirangiye gutyo gusa. Ariko nanone ukibaza ko iki kirangiye kare cyangwa se kuki bataje kare kugira ngo baze guhaza ibyishimo by'abafana babonaga ko bishimiye cyangwa se bishimiye iki kiramamara cyangwa se iki kirangije muri muzika. The Ben Tiger B warukoreye cyangwa se wakoze igitaramo cy'amateka mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose n'izindi nkuru nyinshi zirambuye ni hano kuri Dekadablaw ku bijyanye n'igitaramo byose. Update zose mugomba kuzimenya zizakurikira ibi byabaye. Aka kano gato gusa kukubwira uburyo situation imeze hariya mu gihugu cy'u Burundi n'ukuntu byari bimeze. Sinkubwiye ko The Ben yahamagaye Pamela Kurubyiniro. Ibyo byose ni mu kanya mu masaha make ari imbere tuva imuzi n'imuzingo y'ibyaranze kino gitaramo cy'amateka kibere hariya mu gihugu cy'u Burundi. Cyari kitezwe cyane, cyatewe imijugujugu, cyavuzweho ibintu utamenye ubwoko bwabyo, ariko bikaba birangiye kibaye. Ibyo byose n'ibindi byinshi mugume hano kuri Dekadablaw, muraza kumenya ubwino. Ese niki kitagenze neza, ese niki cyagenze neza, byagenze bite? Ibyo byose stay tuned, mukore like, share, subscribe na comment aho hafi, ubundi tubane mu bintu byose bishyirwa kuri uru rukuta.